Mu kiganiro BaradaVibes ngushimire kujya gufata umwanya wawe kumva iki kiganiro. Ese ikiganiro ari ikintu kibamarira? Nizere ko hari ikintu kikumarira kandi ushobora no kugisangiza undi muntu wumva wacyumva. Hari n'igihe ugishyira kuri site yawe cyangwa ukagisharinga kuri social media yawe umuntu akacyumva akagira icyo kimumarira. Uyu munsi rero nagira ngo nkubaze ngo niba ukundana n'umuntu ariko iyo wisuzumye iyo urebye uburyo mubanamo iyo urebye ibyo ukora ubona uringinga urahatiriza. Ushobora kuba umukobwa cyangwa umuhungu simbizi ariko mu rukundo rwawe ubona ari wowe ushyiramo ingufu nyinshi, urahonga, urahatiriza, uhora uhanganye nk'uri mu irushanwa, ugahora ukora ibintu byose bishoboka ngo ushimishe umukunzi wawe ariko ntabibone, ntabishime cyangwa akagusaba ibindi birenzeho. Ukabona ko rimwe na rimwe ari wowe umukunda cyane kurusha uko wagukunda. Ukabona ko ushyiramo ingufu nyinshi we ntagire ikintu ashyiramo, ugasanga ni wowe uhamagara, ni wowe ugura inite, ni wowe umusura, ni wowe umuha impano, ni wowe ukora ABCD, ibintu byose bikuri ku mutwe. Wacika intege akagutuka, uri he, ubwo uri mu biki, ukongera ugashyiramo ingufu cyangwa se akiyicarira agategereza kuza. Donc ukabona birajya umujyi umwe, ukabona ni wowe uteka, utanga urukundo, utanga keyo, utanga umwanya, utanga amafaranga, utanga ibintu byose bisabwa mu rukundo mugenzi wawe atagufasha. Hari n'igihe noneho ashyiramo akantu akagukangisha ko yakwigendera, akagukangisha ko hari abandi, akagukangisha ko wowe ibyo ukora ari bike cyane, hari abandi biteguye gukora byinshi kurenza ibyo wowe ukora. Niko bimeze. Akagukangisha ko hari abandi bamushaka, bamukeneye, bakora ibyo ashaka kandi bakabirenza. Akakwereka ko wowe ibyo ukora ari zero, nta ngufu zirimo, nta kantu karimo. Noneho bigatuma noneho uvuga uti reka nkomerezeho, reka nongere. Hari igihe njye nibaza kuki wihanganira inenge ya mugenzi wawe. Yego ntabwo uzabona marayika 100%, ntabwo uzabona umuntu udakoza udafite utuntu, ariko hari ibintu by'ingeso, hakaba n'ibintu by'imico nawe ureba ukavuga uti ukumva biraguhungabanyije muri wowe. Kandi uyu munsi murakundana, nta sezerano mufitanye. Ese niba mufitanye indi gahunda mukagirana mu rugo, ibyo bintu ujya utekereza ngo uvuge uti ese ibi bintu nzabyihanganira kugeza ryari? Urabibona bikagushoka, bikakubabaza, ukararurira, udasinziriye, uzabyihanganira kugeza ryari nugerayo? Nicyo kibazo njye nkunda kubabaza. Noneho bikajya binababaza, nkunze kubibona ugasanga umuhungu ntabyihanganira, akantu gato yabonye ku mukobwa arahita amureka, ariko umukobwa wowe ukizirika, ugatsimbarara, ukinginga ngo nuko mukundana, ngo nuko yakwemereye ko muzabana. Ese kubana ni iki? Kubana ntago ugomba kwizirika ku bibi, ntago ugomba gufata ibibi ngo nuko ukeneye umugabo. Ukeneye umugabo yego ndabyumva, imyaka yaragiye ndabyumva, ariko ntago ugomba gutoragura ibibonetse byose ngo kuko ukeneye umugabo. Ese uwo mugabo we utsimbararaho wihanganira, akagutera imigera, akagutera icyo, akagutuka ibitutsi bigukomeretsa umutima, wibwira ko nugera mu rugo uwo mugabo uzaba umubona, ntabwo uzaba wishimye. Ujye ubitekereza kuki wihanganira ingeso mbi z'umuntu ngo nuko muri mu rukundo. Niko bimeze muri urwo rukundo rwawe n'uwo muntu muri kumwe. Wari uzi ko ibyo atari urukundo? Ntabwo ibyo ngibyo ari urukundo. Mu rukundo ibyo ngibyo ntibibaho. Nta rukundo rumera gutyo. Wari uzi ko nta cyiza uzakuramo? Ubyanga ubyemere, uhatirize, nakubwira iki, ariko nta cyiza uzakuramo. Kuko niba mu rukundo winginga, uhatiriza, uhonga, umeze nkaho wigura. Kwigura urabizi? Sinzi niba wowe unyumva uzi ikintu bita gucinya inkoro. Gucinya inkoro no guhatiriza biba bimeze nkaho urimo winginga, ukaba umeze nk'umuntu wihoma. Terime yo kwihoma, nk'umuntu wigura, ukajya ahantu umuntu akagusuzugura, akagukorera ibintu, akakubabaza, noneho wowe ukagenda, ejo ukagaruka, bikongera bikaba, bukongera bugacya bikitwa ejo, kandi mwitwa ngo murakundana. Ahanganya nibaza koko murakundana? Uwo muntu yakwemereye urukundo urabizi neza cyangwa uri murahinga? Kuko hari igihe ukunda umuntu ibi bintu ukabikora umeze nk'uhatiriza, nk'uwinginga kugira ngo urebe ko yazakwemerera ko agukunda. Ukaba uvuga uti ntacyo ntakaza n'ubundi ndimo ndahinga kugira ngo abyemere. Akakugaraguza agata, akagucisha hirya, akakugarura hino, ukabyemera kuko uri muhinga. Ariko noneho ahangaha yarabikwemereye, mwamaze gukundana, murabizi ko mukundana, none ni wowe barimo bagaraguza agati.
aca hirya agaruka hirya arakubabaza agukorera ibintu nawe rimwe n'abagenzi bawe bakubwira batari ko come on urwo ni urukundo gusa wagabanyije wowe kubera urukundo ugakomeza ese amaherezo azaba yahe ese ibi bintu uzabyihanganira kugeza ryari sinje kukubuza gukunda niba koko mu rukundo rwawe warasinyiye guhora ubabaye warasinyiye kutishima warasinyiye kudaseka waritanze kugira ngo uhatirize uhonge utabona urwo rukundo nawe ngo bakwiteho ibyo birakureba ariko niba utabyo ubibona uyu munsi ukaba wibaza ibyo urimo ukaba ureba hirya ukavuga uti se kwa sa ibi ni ibiki ndimo menya ko atari urukundo nta rukundo rumera gutyo urukundo rugira impuhwe urukundo ruratanga urukundo rurababarira niba umuntu atakubabarira mu rukundo niba atagukunda niba atakwitaho kandi wowe ubikora urumva icyo ari igiki nta cyiza uzakuramo kandi ntago bikwiye ibi ni uguta umwanya none bijya binambabaza ko hari igihe uta umwanya kuri uwo muntu hari undi muntu uri hirya utegereje avuga ati kanaka yandebye kanaka yankunze nkamuha urukundo nkamukiza biriya bintu arimo nagira ngo nkubwire rero mu rukundo ntago ugomba kugaraguzwa hagati mu rukundo ntago ugomba kurarurira kurara udasinziriye kurara wicuza uvuga uti kuko ngo mu izina ry'urukundo igihe ni gitoya wita umwanya wawe rero ibyo bintu mvuze haruguru niba ubifite ubibona mu rukundo wikwirengagiza ngo uvuge ngo azahinduka nitubana azahinduka ninkomeza kumwereka urukundo azahinduka kubera iki ubundi iyo umuntu abonye urukundo nawe arahinduka iyo umuntu yari mubi akakundwa nibwira ko ahinduka akaba mwiza iyo umuntu yeretswe urukundo atararufite atajyaga yirekura arirekura kuko yakunzwe ariko noneho wowe urerekana urukundo bakaguha ubugome urerekana urukundo ugahatiriza ugahongwa ukaririmbira ugacigatira ugatanga ibyo ufite byose barangiza bakagusuzugura bakakurebera ku rutugu ugakomeza azahinduka gute niyo yahindutse cyangwa ukibwira ko yahindutse akakugarukira ni ukubera ko hari icyo yabuze njya mvuga ngo ujye uha igihe umwanya ariko nawe wihigiye ntabwo umuntu abyuka mu gitondo ngo yubake inzu arabanza akayipuraningira agashaka ikibanza agasiza shyiramo amatafari niba ari amatafari niba ari amabuye akubaka afunda akagenda gahoro gahoro nawe rero mu rukundo urimo uyu munsi niba wabonye umukunzi ukamusaba urukundo akakwemera ugatangira ugahinga ariko ukaba uyu munsi ubona utava kuri stage yo guhinga umuntu mumaranye imyaka 2-3 uracyahinga ntiyemera cyangwa ngo yange bihora ari bishyashya ntuza aho uhagaze nawe byaguteye akaduruvayo muri wowe ntuzi ukuntu ibintu bimeze ukabigumamo amaherezo uzaguma muri ako kavuyo muri uko gucanganyikirwa kugeza ryari hari ahantu ushobora kuvuga uti narahinze naraterese nasabye urukundo yego byaremeye se komerezaho byaranze se mbona bitaranga ariko biri hafi kwemera cyangwa se ntibyemera ntibinanga kubera iki harimo iyihe mpamvu ufite umwanya wo gutaho hantu kubera iki hari igihe ujya ahantu gutereterayo no gusaba urukundo no gukundana n'umuntu ugatayibaba ugatayo urukundo ugatayo ubumuntu ugatayo urukundo ugatayo ikintu cyose wari ufite ukazavayo warashize neza warangiritse ku buryo no gukunda ahandi bitazashoboka uyu munsi rero nagira ngo nkubwire ngo niba ukundana n'umuntu ukaba urimo wangirika kurenza uko wari umeze uba mubi urira uhora winginga uhatiriza uhonga umeze nk'uri mwihangana ni nko mu cyamunara bakagukangisha ibintu byo kwigendera cyangwa bakagukangisha yuko nta kintu ushoboye hari abandi babishoboye reka nkubwire ngo ibyo si urukundo vayo uzutuze wicare hamwe uvure ibikomere ufite urebe ibyo uvuyemo hanyuma numara gutuza neza wumva ugaruye agatima wumva ugaruye uturaso wumva ugaruye agakundo wongere urebe ko wabijyamo ariko ureke guta umwanya nari Barada ugira ibihe byiza.